Mwiriwe neza kuri Mbonye Talent. Uyu munsi wa none muri background muri kubona yitwa Mupenzi. Uyu munsi akaba agiye kutuganiriza ku byerekeye n'umuziki wiwe. Uyu munsi wa none ku muziki uhagaze hirya no hino, ndetse akaba amaze iminsi adakora, nabyo tugiye kubimubazaho. Mupenzi amaze igihe, Mupenzi yagiye yarabuze. Mupenzi witwa Mupenzi cyangwa ni izina ry'ababyeyi cyangwa ni izina wiyise wowe ubwawe? Ya bintu ugomba kubihuza, ari izina ry'akazi n'izina ry'ababyeyi. Nitwa Mupenzi Vedaste, akaba ari nayo mazina y'akazi nuko nguko. Okay, Mupenzi watangiye ubuhanzi ryari? Kuva 2016, ariko nataye official neza mu 2019. Nawe watangiye umuziki? Yego. Umuziki wawe se uri kubona werekeza hehe, ndetse umuziki wawe kugejeje hehe? Urabibona gute? Mbo nta birenze byari bihagaze neza, nuko ari ikintu kijyanye n'ubushobozi bugenda buba buke, ariko nta kibazo, bagenda bantera courage ko ibintu ari neza, ko mbirimo neza, ariko ikibazo n'ubushobozi bugenda bubura n'izo mbogamizi nyine. Okay, Mupenzi umaze muri iyi minsi ufite indirimbo nshyashya cyangwa nta ndirimbo nshyashya ufite? Irahari y'amashusho ndi guteganya gusohora nyuma yo ku kwezi kuzajya kurangira iri hanze. Ndi kwihiringa tu. Okay, abatazi Mupenzi abamubonye bwa mbere kuri iyi Mbonye Talent, kuri iyi channel Mbonye Talent, ese waba agapela kugira ngo babashe kumenya ngo Mupenzi ni muntu ki, impano ye iri ku ruhe rwego, wabwira iki? Urukundo ni neza yuzuye umutima wanjye, niko nasanze wawe wakatatama na situmaini kesho, niliona neema yako Baba, wamfanye kure, reka mbivuge kuri mani hambaye, ihambaye ineza yawe yangizu ya ndizera ko mu minsi iri imbere. Okay, mwumva rero Mbonye Talent ko uyu muhanzi ni umuhanzi wakoze indirimbo na n'ubu aracyakora, ni umuhanzi ukishakisha, ni umuhanzi ukidebura muri makeya, harimo yishakisha ndetse arimo akora uko bukeye n'uko bwije. Mupenzi, uyu munsi wa none harimo abakubonye umunsi wa mbere ndetse abatari basanzwe bakumenyereye kuri iyi Mbonye Talent, ese wabatangariza iki mu mpano yawe y'ubuhanzi? Ikibanze ni ukunshyigikira, kuko nta muntu ikibanze ni ukunshyigikira, nta muntu wigira, umuntu agirwa na bagenzi be n'abandi, niko sosiyete yubakitse, kuko buri muntu wese ni umurunga wa mugenzi we, ni ugufasha, yaba uwuza uri mu rwego rwo hejuru cyangwa uciriritse, twese ubuzima bwacu bwa buri munsi ni ugufashanya. Nacyo nasaba rero ni kurayike indirimbo zanjye bakazikurikirana, bakazigeza no ku bandi, kugira ngo cyane cyane icyo mbashaka kugira ngo nihitishe ubutumwa kugira ngo ugere ku bandi. Watangiye umuziki ryari? Tangira nabivuze ni 2019 mu kwezi kwa 9. Okay, Mupenzi, uyu munsi wa none umuziki wawe urimo urawubona ugenda, ariko urakora umuziki, nta ndirimbo nshyashya uheruka gusohora? Niyo ngiyo nari maze kunyuzamo ndirimba, ndizera ko mu mpera z'ukwezi izaba iri hanze, hari hanze cover yayo, ndizera mu mpera z'ukwezi video izaba iri hanze. Okay, ese Mupenzi wa none iyo urebye umuziki w'uyu munsi ubona ugenda gute? Wowe ukwanza uririmba gospel niba ntibeshye? Gospel muri iyi minsi ubona nk'amwe b'abahanzi, gospel uyibona gute mu myandikire yawe, ndetse ubibona gute hanze ha societe ibyakira gute, ibyakira indirimbo zawe gute? Ese wowe ku ruhande rwawe ubibona gute nk'umuhanzi? Yanjye uko mbibona nuko societe isigaye yumva kandi igasobanukirwa neza ikintu kijyanye n'indirimbo cyane cyane gospel. Abantu benshi basigaye ari bakunda ijambo ry'Imana, ariko nuko itagira abantu bashyigikira, usanga umuntu yihiringa ku giti cye, ntabwo ijya agira abantu bayishyigikira.
Okay. Hanyuma umuhanzi muri iyi minsi abahanzi hari amakuru numvise ko bajya bavunika, ese byaba ari ukuri cyangwa ni amabwire kubeshya? Ari ibintu biri aho abahanzi bajya bavunika kuko buno ubona ibiceri amafaranga biba bigoye, kuko umuziki gukora indirimbo ni amafaranga, video, amatransport, asaba ibintu byinshi cyane. Kuri aha hari imbogamizi ndende, ndizera ko bisaba ubufatanye hamwe n'abandi. Okay, mupenzi uyu munsi umuziki wawe uri kuwukorera hehe? Uyu munsi ubu ngubu cyane cyane gukorera i Kigali. Kuwukorera i Kigali. Hari timu ndimo ya Andava, irimo Muzayiti bavanga. Okay, Muzayiti ni umuhanzi? Yego, ni umuhanzi, navanga nawe ni umuhanzi. Tukaba dufite timu nyine, aho tuba dufite n'abaproducer badufasha kugira ngo twunganirane. Okay, muri iyi minsi umuziki wamaze kugera kuri uruhe rwego? Umuziki wamaze kugera kuri uruhe rwego? Ababikurikira nibo bamenya level bari, gusa bitandukanye n'igihe natangiraga. Biratandukanye. Hanyuma kuko ku mbuga nkoranyambaga nsigaye niba hari ishobora kuba 8,000 bisigaye bihurikira. Ibihumbi 8. Okay, congratulations, felicitation kabisa. Hanyuma mupenzi muziki ujya ubona bikoroheye kuwukora? Biragoye nyine, ni ya mpano biri mu muntu, ariko biragoye cyane kabisa, ntabwo byoroshye, ahubwo ni ukwizirika umukanda. Ukwizirika umukanda cyane kabisa. Okay, mupenzi afite umukunzi se? By'umukunzi byo bizaza, ni ikindi kiganiro kindi. Okay, mupenzi yitwa Mupenzi. Indirimbo iheruka ku trendinga kuri wowe ndetse no kuba gudukurikiye, wababwira ko ari ihe ndirimbo iheruka ku trendinga kuri wowe, kumva ko indirimbo yabashije kuba yagushimisha ndetse yanashimisha na rubanda? Hari indirimbo bita Arahambaye, ni indirimbo nasohoye 2021 kabisa, yahise ifata abantu, niyo yahise ngira ubundi n'ino saha. Yego. Okay, mupenzi uyu munsi wa none tugusanze mu mujyi wa Gisenyi, turimo dutembera. Turagushimiye ko utwemeye kuganira nawe. Murakoze kandi n'abadukurikiye nabo ndabashuje, Imana ibamere umugisha. Okay, tutari twakurekura mupenzi, umuziki wa kuwukora ndetse no kuba wajya muri studio ndetse no kuba uko umuziki ukora, ni ibintu wavuze ko bitakoroheye. Ese uramutse ubonye management uyirimo cyangwa urayifite? Uramutse ubonye management, ese ikagusaba ko mukorana, ni iki kintu wayisaba cya mbere cyo kuba wakorana nayo? Na yahe mabwiriza wayiha kugira ngo mukorane? Byaterwa n'uburyo iyo management ijemo, gusa ikibanza no kugira ngo ibihangano byanjye bibashe kugera ku bantu, kubera ko ubutumwa cyane cyane bugera ku bantu, kugira ngo ikintu kindimo gisohoke kibagereho neza. Kandi nanone buriya ibintu bije mu kunganirana, habamo ibintu byinshi biterwa n'uwo muntu bijyajemo cyangwa se iyo company y'ikijana. Yego. Okay, mupenzi umaze kugira indirimbo zingahe? Zigeze muri 15. Okay, iyo wahereyeho bayita ngo iki? Amahoro. Itera agapera basi kugira ngo abakunzi bakumve. Hari amahoro aseseka muri Yesu, hari amahoro. Yesu niwe nshuti idahemuka, niwe wampaye amahoro. Wayisanga kuri channel tu. Okay, yitwa Mahoro. Okay, mupenzi mu ndirimbo ze 10, harya ni 15. Nihe ndirimbo akunda kurenza izindi zose? Asante.
Asante. Iyo yagukoze ku mutima. cyane. Okay, mupenzi ni ibihe birya bijya akunda kurya mu buryo bwe? Ibyo kurya nkunda amatunda. Ukunda amatunda. Amatunda. Okay, mupenzi afite umukunzi cyangwa ntawe afite? Nk'uko nabivuze iby'urukundo ndi mu bintu bye bijyanye no kuririmba cy'umurikire cyane bashyize imbere iyo nshaka kumurikira abantu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo n'umukunzi nawe nzamugaragaza ko mu minsi iri imbere iby'urukundo nzabigaragaza neza tujye tugira umwanya wacu. Okay, uyu munsi mupenzi arishimye, mupenzi ameze neza. Ni ikihe kintu kijya kigushimisha mupenzi kurenza uyu munsi? Kuko hari ikintu gishobora kugushimisha kirenze uyu munsi. Uyu munsi ushobora kuba wishimye, ngewe simbimenye. Ni ikihe kintu kijya gikunda gushimisha mupenzi yumva cyahoraho? Iyo ndi kumwe n'umuntu numva nisanzuye nawe ndi kuganira nkabuza nawe. Numva binejeje kuruta ibindi. Ni ikihe kintu mupenzi yanga? Ikintu nanga? Nanga umuntu mbeshyera kabisa. Nanga umuntu kubeshyera. Yego. Okay, mupenzi. Okay, turagushimiye cyane. Asante sana.